Mugambare se yibonye ubonireshye. Bose n'umukobwa. Ahubwo yibonye abonireshye te kuriya baza guna mugambare. Gahabare. Ugura ngo wabonye umukobwa. Karapfuye karakobaye. Saburi wagiye wiyubaho kamenya kuri inkumi. Kareka no gutukana mu bantu. Abasore bazashaka. Ese nkubaze wo. Muhirimbi. Komo usigaye warabyimbye usigaye uryikiye gishuga kuri tigomewe. Yese ko nzashaka umuzungu. Azongoza inda mu masi. Muzungu. Ngo ki? Ngo muzungu. Hasi uzabona uravuze ngo ni Welcome kwa Tigo Misho. Ikiganiro ri cya kindi ni ibisanzwe. Ndi kumwe n'ingegera akazi. Murazi wa hano ku ruhande. Vuga ngo welcome kwa Tigo Misho. Muzi no kuvuga se? Welcome kwa Tigo Show. Arahari se? Tigo Misho. Subiramo. Tigo Misho. Subiramo. Tigo Misho. Tigo Misho. Akada. Niwe mwana Tigo Misho. Sera. Yo Tigo Misho ndagusuje ni wa muhungu wanyu ni rugeri nyange nyita umunyagisaka nyita andi mazina yose washaka ni wa muhungu mu bigabiro bya Rwabugiri w'umbogo bwa Nkunzuzi. Nise wa muganga. Turatangiye kandi turanakomeje ngo ikaze kuri Tigo Misho kora subscribe like share comment kujya gutazacikwa. Uyo hirya mwita Metusera ukurikiye akamwita Indangami vuga amazina yawe. Yitwa mwiza. Yitwa mwiza. Nimba mubona ari mwiza muratubwira muri comment. Ariko arakanwa waruvuze ubuse kuvuga ngo ni mwiza ko ariko yabanje kwihoma atihomye mukubitanye utihomye. Ihomye subiye kubona ngewe ndinzu. Uyu mwana kuri kumusebya muri gupfa ikibazi. Ubuse mukubitanye atihomye. Mukubitanye atihomye. Ariko nta nubwo byana gutungura. Kuko Tigo. Nabarbara. Ese ukorera he? Nkora iki? Umuntu aramutse agushaka yagusanga he basi? Mu rugo. Ku muhanda. Ku muhanda se ngewe ndi. Agana mugatenga. Mama. Burya ari mu mamuri. Ku muhanda. Ahegera he? He. Ku muhanda hahandi kurubara kubikuta. Ngo kurubara. Uyu ni Sabrine rero mureba ni habara cyane ni ibindi nutudomodomo kandi reka kubwire mureba nawe mujye mumukurikira arya Metuse ufite cano rubanda barayisasiye mwana nyaboneka ndabayobewe ya TikTok ndahabaye YouTube igiye nikigera nzayibabwira mubanze mudukurikire na hano nyaboneka rubanda barayisasiye Sabrine ugira cano kanago cano ndayifite ariko sindayikorera cano uzice bisobanura subundi nabona ndi inka ngo vuga cano mu magambo arambuye ntago byatuyana ibyo ngibyo ntago ari byo byatuzanye ntago ari byatuzanye none twazanywe n'iki n'amaguru urayizi utabeshye inyi arya ubundi buracana ni mu magambo maremare na magambo magufiya ninde ticuri hano baza sigihwera hwere Metuse cano magambo maremare na magambo magufiya wambarije no mukobwa Mugambare se yibonye ubonireshye. Bose n'umukobwa. Ahubwo yibonye abonireshye te kuriya baza guna mugambare. Gahabare. Ugura ngo wabonye umukobwa. Umva ndabwire rero. Mwese nimukomeza kumenyera ndabakomanya imitwe. Yase nundi turabimenyereye. Ubundi kesho yakubise umwana baragohana. Umwana se wa. Ningiwe. Teba ye. Ariko ngere naragenza ndaba. N'ubu se avuga kuri umwana. Nese ne urabona narakuze. Teba. Nese ngo ngize imisatsi 12 yose. Tore noneho do. Nese urabona ngana na muzehese. Muzehe ahubwo uyu musaza kurusha ubusore reba wewe wazanye iminyanyari wazanye iminyanyari mu bwanwa arakanca kubaza gatoya kwipfumura birenze kane birimo izihe nyungu umutse ubundi ntupfumutse wese ari upfumutse uranga yose umwenge oya wese kari umwenge karemano hanyuma nabashije nyepfumutse umva nkubaze nkiyo wipfumuye birenze kane ubutekereza iki utekereza ko abasore utekereza ko abasore dukunda abantu bapfumutse cameraman ubuse watubagari mfumutse he niho ndi kubabaza mfumutse he Metuse ari umusaza uyu muntu arapfumutse cyane agapfumutse abadukurikiye se sinabahaberetse nyine ni he ni myengiri ufite imyenge ushaka ko ufite imyenge irenze 5 iri he umwenge ni umwenge ureba mu gapfumura Metuse ndashaka kubaza ikibazo wareba mu mwenge ugahinguranya pfumutse ugiye ko ndi kureba mu matama ngahinguranya hirya umuntu wambara hena kuzuru wambara ndashaka kumbwira gato ku muntu wambara hena kuzuru babisobaneka ari indaya mbo
akimara ubundi iherena ryakabaye rimwe ariko iyo rirenze rimwe birenza kumiro birenze n'akasamutwe ubu arenza kumiro arenze n'akasamutwe Sabrine tubwire inyungu se cyangwa igihombo kiba mu gupfumuka hako nindi upfumutse karyo nababaye inyungu cyangwa igihombo kiba ku muntu upfumutse birenze unabivuga gute ni umuntu upfumu ahubwo nawe urapfumutse n'umuntu wawe warapfumutse ni gute uvuga ibintu bitameshe iminwa yanyu yapfumutse oya se twamusetsa ubu mwapfumutse ahantu hose muratoboye ahubwo ari mwebwe mumeze nk'imyenge ya supernet Zuri Sabrine ujya wireba mu kirori nese wona ndiyobewe ndabona utajya wireba uko dukurikiwe n'abaramaze nese urandi ndavuga ngo umuntu arapfumutse ndebera nk'abo bangaravuga ngo umuntu arapfumutse uyu muntu mumuturebeye murabona adapfumutse apfumuka amaso n'ubundi birenze rimwe mani babwire rero ngewe ni munyiha murabizi ni mu mamagana nditaba mu mbabarire ntihagire umuntu nzamura isukari wamugana yego se kuko okay ndi mu mavuta urumva ntihagire umuntu ushaka kugira ngo mbaga shitani aya ntago uri mu mavuta ahubwo uri mu ntuza ushoto yihabara nyine abashaka ko nayaharura ariko buriya n'ubundi nayakuramo ariko n'ubundi nuko mbona nanafite uko turi hano uratubona twese harya uri single uri single biragufasha iki oyasubiza kuya ndakubaza ese ndakubaza nawe ibyo bwinjira mu mbazi ibyo ushaka kumbaza wibwinjiramo urabona hano hari Tigome hakaba na Metusera bibaye ngombwa ko ariho aziguriye dore abunda kagasaza kubundi kavuye he bibaye ngombwa ko ariho azavamo ukubika bibaye ngombwa ko azavamo ukubika ninde wakwemera ko akubika anyubika ngewe anyubika ko museta anyubikira iki ubundi wubitswe kera abari nge nawe ugenda yubamye ninde ayango umuvure wundi bamaze kwengamo inzoga ubwo se ari we nawe umuvure ninde ajya ni ingurube y'akabenzi hoya ari we nawe umuvure ninde Metuse kankwibarize nta numwe deja nta nubwo nari nakabasubiza hagati yawe n'iki gisaza nawe ni ariko uyu n'umusaza nge ndi umwana akuje kongeraho ngo nawe umupete wo mu bakungu ndi gisaza wa umupete wo mu baki urumva hagati y'iri bandi n'iri bandi umupete wo mu bakire akuje kuvuga umupete wo mu bakire sha hagati y'iri bandi hamwe n'iki kiwerewere ngo ni cyana ngo cyo mu bakire aya vuga ngo umupete wo mu bakire ndo mupeti kare ku mupete ushaje sabaho nta mupete ushaje uba ubona ndiki iyo witegereje ubona ndiki muzehe kwiza hari ikindi ubona ndi muzehe ubona ndi muzehe uyu ngo akaba Metusera akaba mbese wongera unuke ngo Metusera akaba uyu we none ni ikisaza cyajegeye ngo none ari wowe na Metusera imbwa ninde ni wowe ariko ubundi bigo by'imbwa urabizi Metuse imbwa imbwa Metuse voka y'imbwa umuntu ugiye gusubiza bino bibazo ngenda mwemba voka y'imbwa ihiye n'ubundi abagabo bararya imbwa zikishyura nyine ibintu byo Imana ireberera imbwa nihumbya ubisigaye inasinzira kagona weke uzakomeza ubimbwa ngo kunyanga Imana ngikurebere irasinzira ikagona sheri urumva umeze ubimbwa Imana yawe yarasinziriye ariko imbwa ifite amafaranga nimba abagabo oya ndamuhase nimba imbwa ifite amafaranga kandi abakobwa murabizi imbwa sigira amafaranga wowe mva babwire mwebwe mumeze nka cya kirondwe ngo kiguma ngo kuri rw'inka ngo yarariwe kera ibyo bintu by'imbwa ngo vaka imbwa imanuka ihiye Imana yabere imbwa nihumbya abagabo bararya imbwa zikishyura ya kera mbere ya 80 urumva basogokuruza bakiriho none imbwa ngo ariko ngo voka yimbwa imanuka ihiye kimanuka ari mbisi kayikocagura urumva ni Imana yange irebera imbwa nihumbya Imana yarasinziriye urumva deja ni Imana irebera imbwa ubu yananatembere n'ikibano mu Rwanda hari imbwa zo mu Rwanda rero zigiye no gupfa urukwavu rushaje ngo nkabana ibyo bintu se mubikura ngo bararurya se urukwavu rushaje bararurya cyangwa abana baba banagiye rukanahwera ariko byo mubikura Sabri guzi ko we mbona ari nka umuntu wica abye kuya gusigarana imitungo
Mitungo. Niko njya nkubona kabisa. Kusetsa. Betuse. Nese umunjye ushaka kunyivugana hari mitungo dupfa none hihari. Aragutsaka yaba ari ngene ari kumuhanye na pe. Nese so wivugiye ngo niyimbukanga ngo Imana ngimureberera ngo ni. Betuse naguza abantu bafite ibyo bitekerezo. Agashaka guhita kuraho ababyeyi kugira ngo imitungo yisigarane. Ese nguyu urabona atari yagana cyangwa se yatangiye. Sabrina ari muri icyo cyiciro. Agushana gusanga yatangiye. Gasaza bitewe nuko mbona gasazire mu nzu y'icyumba kimwe cyangwa se gasaza ubuzi biryo. Gasaza n'inzara. Urumva? N'abandi kazira. Urukumva gasaza n'inzara. Ubundi bintu ndi kuvuga urumva? Wagasaza n'umuntu uri nyakwigendera n'umuntu uri abura meza n'izuba rimwe. Urumva? Wowe ntiwanyu. Muri mangara ngo hanga. Ntiwanyu ubungubu. Ababyeyi nibashaka bajye barara mu rugo urumva? Saburi urabuka kuri inkumi. Ndiyo nyine Yesu ko abantu bazakurambagiza wowe. Ndi kuvuga ibijya. Yesu ko abantu bazakurambagiza. Cyane ndi kuvuga ibintu byanyabyo nkaka gasaza. Yesu uzabona umugabo. Rindira wumve. Nkaka gasaza uko kabona. Sibyo tuvugisha uko. Gasazire mu nzu y'abantu mwene muturebere nkaka gasaza. Bitewe none n'umururumba gafite kameze nk'inka nani nka kakanu kuri urugi. Umuzoso wavuyemo urumva nkaka gasaza nuko nyine ababyeyi bawe rimwe na rimwe batarara mu rugo kuko barakuzi wabahitana. Ese urabona wowe usigajije nanga imbwakazi nuko mpura nazo. Nese Saburi agasaza karapfuye karakobaye. Saburi wagiye wiyubaha ukamenya kuri inkumi. Kareka no gutukana mu bantu. Abasore bazashaka. Ese nkubaze wo. Umuhirimbi. Komone usigaye warabyimbye usigaye uryikiye gishuga mami. Umupete wo mu bakire se ni mayonnaise. Indaye wayikuye heko. Ni sida. Inyi cyangwa usigaye ry'ibinini by'ingurube ntabyo tuzi. Nkwereke none. Ubundi mbazi. Ako niyo mpamvu iyi ngiyi yitangiye kuntuka uko bitanye ave muze nkwereke kuko nyigeze akubaruza inkoni yawe agasaza ave muze umva kubwira icara muze icara muze have asave ujya avuga umusaza shaka avuga umusaza yamure kicara nyine usakara kinyijajaraho nawe uri guza ko imbere kamera n'undi ko washizemo imbaraga n'amenyo yose uzamwirege cyangwa mu muzima wawe agasaza kari gahagaze kijajaye ye reba muze nakurya umva nakurya mushimire bazana inzemba bazo gushimisha myanzarazanyazanya mu rugo rutwe rumeze nk'intebe y'igare umugabo uzagushaka wowe bindi wagira ngo n'umwami uvuye guhova amazira kwa umva ntago turi muri ngira ngo ayobora batayi bimonyo heba do hari nje reba ubu buvibwe wagira ngo niho bakorera imyumbati ya kawe ifu y'imyumbati cyangwa nyane uruganda rwa kawe ushaka kumwiha gutya ari uzakubera umugabo akihoreye iri risembe iri se ntiyagutikura uyu ntiyagutikura se natikure asa buri ngema muntu uzagumirwa wowe njya muntu uzagumirwa wese abiki hakuzwa musetsa urumva iki kintu ari ikintu kikaze ngo bazagumirwa abagaboze iyo umuntu agumiwe abiki aba yagumiwe nyine aba yabaye igicibwa mu muryango hanyuma kwanga imbwaka ukabwa igicibwa mu muryango yewe hanyuma bazagushaka niyo hewe umva bamubwiza ukuri tigomewe ngese ko nzashaka umuzungu azongoza inda mu masi muzungu ngo iki ngo muzungu hasi uzabona uravuze ngo nihagire nte kazunguza inda mu masi umuzungu wahese haryubahe onyesha imbere ya kamera icyo gitutsu nakazunguza inda mu masi uyu nguyu utigome kazashaka umuzungu ko ingo yari umugabo utari umugabo se ninde hasi uzi ko utari umugabo hano bundi sabura uziko niba bampa miliyoni ngo ngutenda ntabyemera mana yanjye uyu nguyu nubwo yaba ari mu muti wowe sinana kubarara hejuru uzi n'ikindi wowe niyo wawe nk'umisigaye mu Rwanda najya gushaka umuzungu nkakurenga umuzungu hari kuko mbona nta muntu wakuvamo jya uvuga utanga ijambo nashoje ngo vuga twaguhaye wewe wanarocangwaga urumva ubu uravuga ngo wajya gushaka umuzungu wahebuze wanciriye igiti ariko aragica heko nabane ariko uziko musetsa ngeze murabona ametse amagi usibye amagi uhetse niga nkwice mureke nahita nkurangiza umva nkubwire umwishe siruki reba imbere ya kamera ngewe reka mbabwize ukuri umusenzi w'umugabo uri aho n'umuginga umva nkubwire magambo aho ngaho ikindi na cyaguruza gikora hano muri imbesire mujya cigita muhave oya se kandi